Hello friends, mwakoze subscribe kuri Automatic Online Updates, namwe mudukurikirana umunsi ku munsi ndabasoje cyane aho muherereye hose mu mpande enye zose z'isi. Nkuko muri kubireba rero, uyu munsi dufite umutumirwa agiye kutubwira ku bijyanye na applications ziri kuba muri iyi minsi muri UR, muri RP admissions ndetse n'ibindi byinshi muraza kubyumva muri iki kiganiro. Icyo ngusaba ni gukora subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ibiganiro nk'ibi ngibi bidufitiye umumaro mu buzima bwacu bwa buri munsi, ndetse bishobora kuduha amahirwe ashobora kuzagira icyo ahindura ku buzima bwacu bitazajya bigucika. Twamuha ikaze akadusuhuza akanatwibwira, wenda mujya mwumva mu documentaire hano kuri Automatic Online Updates mutamuzi isura, yatwibwira mu magambo makeya kugira ngo tubone uko dukubita tubangura. Muraho, amahoro y'Imana abane namwe. Nk'ibisanzwe amazina ni Theoneste, mwajyaga mwumva mu ma voice note cyangwa se nandika muri groupe cyangwa se nkakorera inyuma ya kamera ndi kubereka ibintu kuri screen ariko mutaramenya. Ubwo ngubwo ni njyewe mwajyaga mukorana iminsi yose. Okay, nkuko mubyumvise rero ni Mr. Theoneste, wenda tuzagira ikindi kiganiro kirambuye dukorana. Hanyuma reka wenda tunyuzemo twihuta. Icyo waba kiri ku mutima wawe kutubwira kuri uyu munsi ni nk'iki? Ushaka kutubwira kuzihe universities, kuzihe applications ziri open, nahe makuru udufitiye? Tugiye gusubiza byinshi mu bibazo abanyeshuri bibaza kuri UR ndetse na RP. Tuje kubishiraho umucyo kugira ngo bisobanuke guhera uyu munsi kugeza application turi kubakorera muri UR na RP zirangiye. Urakoze cyane. Hanyuma rero wenda hari ibibazo bimwe twagiye twakira by'abanyeshuri biga muri UR ndetse n'abiga muri RP. Abo muri RP bibaza ngo admissions zabo zizaba ryari? Hari icyo wabatangariza? Muri RP ikintu nababwira ni ukwihangana no gutegereza, kuko ibyo bintu bibiri mu buzima birafasha. Kandi ikindi, usaba ntategeka, ahubwo usaba aringinga agashiraho nawe kantu ko gutegereza nababwiraga. Admission zanyu ntabwo zirasohoka, umunsi zizasohoka tuzabibamenyesha muri group. Hanyuma warigiye kutubwira, hariho abantu benshi bagiye bibaza kuri RP, nuko wenda twari gutangira kuri UR ariko ndumva usa nkaho utangiriye kuri RP, ariko reka tugasubize tujye kuri UR tumanze tubwira aba UR ibyabo, kubera basa nkaho ari bo bariho muri iyi minsi. Noneho nitubasoreza dusobanure n'ibyo kuri RP. Noneho ukuntu bimeze aho ngaho muri RP, kugira ngo duse nk'abasubiza icyo kibazo wari uhereyeho, hari abantu bagiye bavuga muri RP ngo ese bamwe ko babasubije twebwe niba dusubize byagenze gute? Mwibuke ko turi kubakorera application twabasabiraga faculté 3. None mu mafaculté basubije faculté za airline na graphic design. Aho ngaho ku bantu bagiye bandikira zira SMS babasabaga kujya gukora examen, ariko nimba warasabye uri umwe mu basabye izo faculté ntuhabwira SMS yo kujya gukora examen, bivuze yuko iyo faculté wowe nimba hari nabo bazayihereza wo kutazayihabwa, ahubwo muri za zindi 3 wasabye harimo imwe uzahabwa itari ziriya nyine bataguhaye SMS. Ndumva twakomeza noneho kuri UR. Hanyuma ikibazo cya mbere abanyeshuri barimo kwibaza kuri UR, bari kwibaza ngo inguzanyo bazaza applyinga ryari? Kijyanye n'inguzanyo dutegereza official announcement ivuye muri HEC. Abantu nabonye mu minsi ishize mwakoreshaga amalinki yabaye expired ya kera, biriya bintu ntabwo ari byo, kuko bishobora kuguteza ingaruka cyangwa se hakabaho ikintu cyo kwiyumva ko wakoze application mu gihe abandi batangiye gukora ama application, wowe n'uyikore uri kuvuga ati narayikoze yararangiye. Kandi ibyo bintu bikunda kubaho bitewe n'ikibazo cy'abantu baza mu kazi ko kubakorera application atari byo bari basanzwe bakoramo. Ugasanga umuntu wenda yaje kwishakira amakara, yaje kwishakira icyo gutamira ugasanga ari gukora ibintu nk'ibyo bitemewe. Rero ubwo mutegereze official announcement izava muri HEC. Hanyuma kugira ngo tworoshye ibintu, abantu bari muri group yawe yitwa gute, ya group ya WhatsApp? Group ya WhatsApp yahoze yitwa
all all students. students waiting UR application and RP application, ariko ubu ngubu twahinduye amazina ya groupe, ubu groupe isigaye yitwa Go and Study Scholars. Okay, hanyuma rero abantu bashaka kujya muri groupe turaza kubashyira nimero hano kuri screen cyangwa banazibabwira nta kibazo. Nimero ni 0788 53 723. Ubwo rero ni uko nguko bimeze. Ushaka amakuru agezweho iyo itangazo risohotse abari muri iyo groupe bahita bahererwa amakuru ku gihe. Nawe wakandikira izo nimero ukazibwira ko ushaka kujya muri groupe WhatsApp itanga amakuru ya application, Theoneste arahita agushyiramo nk'ibisanzwe. Hanyuma ikindi kibazo cya kabiri, hari abantu babaye admitted abandi ba provisional admitted, babibonye kuri acceptance letter zabo, hari abo kubisobanukirwa byananiye, wabanyuriramo ukabasobanurira icyo bishatse kuvuga. Hano duhereye kuri admitted, admitted birumvikana ko uba wahawe ikigo. Yego. Mu guhabwa ikigo rero ubwo uba wanahawe n'ibintu wasabye. Yego. Noneho rero uriya muntu uba warabaye provisional admitted ni umuntu uba warahawe ikigo ariko agahabwa ikigo ibyo yasabye kwiga, ntibamuhereza ibyo yasabye kwiga. Yego. Ariko agahabwa ikigo bagendeye ku manota yari yarabonye. Baravuga ati uyu mwana afite amanota menshi, ntabwo twakwanga kumuhereza ikigo. Yego. Ntabwo twakwanga kumuhereza ikigo, ahubwo tumuhaye ibintu atasabye bakurikije amanota wari waragize. Ni ukuvuga ngo ibyo yasabye haba harabonetse abantu benshi bamurusha amanota. Yego. Ariko bakareba bakavuga ngo uyu mwana nubwo yarushijwe amanota muri ibi, ariko hari ibindi yakabaye kuba ajyamo kandi afite amanota yabyo nubwo atabyapurayinze. Yego. Bakamurikomandinga aho ngaho. Yego. Ubwo iki ngiki ndakeka cyumvikanye. Hanyuma hari abandi bagiye bibaza ngo registration izaba ryari? Registration izaba mbere y'inguzanyo, izaba nyuma y'inguzanyo, kuko acceptance letter zasohotse hariho igihe bazakorera registration. Ndakeka ari ku itariki ya mbere z'ukwa karindwi kugeza kuri 30 hari. Iya mbere y'ukwa karindwi kugeza kuri 30 nibwo z'ukwa karindwi nibwo registration izatangira. Nibwo izarangira, izakorwa muri uko kwezi. Yego. Hanyuma bamwe bakibaza ngo ubwo ngubwo kubera ko batubwiye igihe cya registration, ubwo n'ubundi n'inguzanyo barayitwemereye. Abandi bati no gutegereza wenda tuzapurayinga inguzanyo nyuma ya registration. Ibyo ngibyo byo babisobanura gute? Nyine aho ngaho ubundi muri UR hariho abantu baba bakeneye inguzanyo. Yego. Ariko hariho n'abandi bantu baba bafite ubushobozi bashaka kwiga muri UR bashaka kuzirihira. Yego. Kuzirihira ariya mafaranga. So rero ikintu cyo gusaba loni ntabwo cyakurwaho, kubera ko urumva gavumenti ntabwo yaguhatira yagupushinga ngo ufate inguzanyo kandi wowe ushaka kwigira ku buntu, ahubwo ni no kuyiruhura umutwaro. So rero niyo mpamvu hazajyaho guhitishamo abantu ati ukeneye inguzanyo cyangwa nta nguzanyo ushaka. Rero murumva ko icyo gihe cyo kwaka inguzanyo kizabaho, kandi ntabwo ari kera, ni vuba aha, mbere y'uko igihe cyo gukora registration gitangira, hatagize igihinduka, kuko ibintu bya UR hakunda kuzamo many changes. Hanyuma rero abantu bakurikiye automatic online updates, nkaba nabibutsa gukora subscribe mugafungura inzogera kugira ngo ibiganiro nk'ibi ngibi cyangwa se andi makuru aca kuri iyi channel atazajya abacika, cyane cyane ko nimureba hasi murasangamo ibintu by'ubwenge birimo ibijyanye n'iterambere tugezemo no gukoresha ikoranabuhanga, akenshi kari nabyo tuba tunashishikarizwa gukora cyane. Hari amatutorials y'ukuntu wakora ibintu byinshi ukoresheje imashini yawe cyangwa telefone, muraza kubireba. Ndetse birimo byinshi kabisa. Nabonye hariho ama scholarships ufashamo abantu kwa applyinga. Nize scholarship zihari ubu ngubu ziri open, wenda ku muntu utaraba admitted muri UR yaba yakoramo application akaba admitted nawe akabona amahirwe nk'ay'abandi. Aka kanya hari scholarship mu Rwanda, hariyo nabonye yafunguye. Yego. Yo muri ni scholarship iri guhamagarira abantu bashaka kwiga midwifery. Yego. Muri King Faisal. Yego. King Faisal niwe muterankunga w'iyo scholarship ku bantu bashaka kuziga midwifery. Ayo makuru rero turacyakusanya neza, duhamagare n'abo bantu kugira ngo tuze kubahereza amakuru yizewe. Niyo mpamvu mubona tutarabigezaho muri mu Rwanda. Yego. Mu Rwanda hari izindi application harimo nka Aru irafunguye. Yego.
aru irafunguye n'izindi na za Catholic University naho ku bantu bashaka kwirihira zirafunguye, ariko twebwe akenshi na kenshi tuba tureba cyane ku ma scholarship niyo dukunda gutangaza, za prive ntabwo dukunda kuzitangazaho cyane. Hanyuma hari scholarship zo hanze ujya ukora cyangwa se zihari zifunguye? Hari nk'iyo muri Kwame Nkrumah ku bufatanye na Mastercard ndetse Yego. na Makerere nayo Muri iri Kenya? gutanga, ni muri Uganda. Muri Uganda, sorry. Nayo iri gutanga scholarship ku bufatanye na Mastercard ndetse no muri za Italy za Polonye turacyari gukusanya amakuru neza kugira ngo tujye tubagezaho amakuru yizewe Yego. mbere y'uko tubibahereza hariya muri groupe, tumanze kubikorera ubugororangingo. Hanyuma wenda numva UR dusa n'ababa bayivuyeho tukajya ku ba RP nabo bafite ibibazo. Ikindi kibazo cyo muri RP ngira ngo icyambere twe twagisubije, nabibaza ngo tuzasubizwa ryari, wari wababwiye ko ari ugutegerezaho gakeya. Hanyuma n'icyo kubera ki bamwe basubijwe abandi bakaba batarasubijwe nacyo twakivuzeho. Yego. Hanyuma Rwanda Polytechnic baribaza ngo bazafatira kuri angahe? Rero muri Rwanda Polytechnics ntabwo bakunze gutangaza neza amanota bazafatiraho. Yego. Ahari bikunze kugaragara mu gihe cya admission, aho ushyiramo registration number yawe na pin bakakwereka ko batagufashe cyangwa se bagufashe. No muri UR byagiye bibaho, abantu batafashe bakwerekaga ko batagufashe kubera izi mpamvu n'iz'amanota make, bitandukanye n'imyaka yashize Yego. aho bakubwiraga not admitted gusa ariko Ntibagire batakubwiye. icyo bakubwira. Yego. Hanyuma abakunzi bawe kuri automatic online updates ndetse n'abantu bagukurikirana kuri WhatsApp, nabonye ugira views nyinshi kuri status. Ni ubuhe butumwa wabagenera ko abenshi mukunze guhurira muri iyi mihanda ya application ubafasha mu kubona ama scholarship? Ni ubuhe butumwa wabagenera bagomba kwitondera mu gihe cyose binjiye mu rugendo rwo gukora application? Ikintu nabakangurira cyane, Yego. nimba turi gukora application runaka, Yego. ugomba kumakinga sure ko imyirondoro yawe wayihaye umuntu umwe kandi wizeye. Yego. Kubera ko nagiye muhura n'ibibazo by'abantu bagiye batanga imyirondoro ahandi hantu henshi, ugasanga aje akubwira ngo tugitangira application, aje akubwira ngo ID yanjye, ngo bari kunkora application, ngasanga ID yanjye iri already exist. Yego. Kandi ugasanga nk'uwo muntu nasoje kumukorera ariko ukumva yari abijyanye ahandi hantu. Yego. Cyangwa se nko mu gihe cy'inguzanyo, aho hantu tuhitseho cyane. Ikosa rimwe rito mu gusaba inguzanyo, iryo kosa ryatuma ubura inguzanyo. Yego. Wenda muri application ya mbere hari ukuntu bagenekereza bakavuga ati hano habaye agakosa, ariko mu kwaka inguzanyo nta kosa riba rihari. Yego. Nta kosa uba ugomba gukora. Kora neza ku buryo igihe cyo kwibeshya kigomba kujya munsi ya 0%. Yego. Rwose application y'inguzanyo nta tolerance ibamo. Iyo ukozemo ikosa rimwe rito, amahirwe ahita agucika. Yego. Yego. Hanyuma ndumva hari ibyinshi twari tunabinyuzeho. Niba hari ikindi kintu wabwira abantu waba ukeka ko baba bibaza wenda batabajije, wenda nko kuri Ines Ruhengeri, hari icyo baba wababwiraho? Muri Ines Ruhengeri kare mu minsi ishize twabahaye amatangazo ababwira yuko mwabaye admitted, bamwe babaye rejected, ariko nyuma yaho ndetse mwanabyakiye kuri email. Ariko iyo message yo kuba waba rejected akenshi na kenshi ntabwo yakirwa neza. Niyo mpamvu twabakoreye ubuvugizi, batubwira ko abantu twakoreye application kuri wa muterankunga wo mu Budage, application zabo zikaba rejected, mukaba muri kwakira application result kuri email zanyu ko zabaye rejected. Abo bantu basubijwe igihe kitaragera. Ndetse n'abantu bo muri Chansen International Rwanda twakoreyemo application ejo bundi, namwe abo bari kubwira ngo no space, no. Rero ubwo abo bantu bari kubwira no space, namwe ziriya nimero turi kubahereza inbox muzihamagare bababwire ikibazo cyabayeho. Ndikumva ari byo kuri Ines twavugaho.
keretse ubaye ufite ikibazo ukaza n'ubundi kutwandikira muri komenti hasi tukaza kugufasha rwose. Komenti zanyu turi buze kugenda tuzisubiza ku byo mutasobanukiwe muri iki kiganiro. hanyuma ngira ngo abantu bari muri bakoze application muri UR, tugarutse inyuma gatoya, hari ubutumwa wabagenera cyangwa se hari ibyo wababwiraho bagomba gusobanukirwa neza? Muri UR hari utuntu nshaka kugarukaho ku kintu cya induction week tugasobanura no kubihuha, tugashyira umucyo ku bihuha biri kugenda bitangazwa ngo na scholarship cyangwa se buruse izatangwa uyu mwaka ku bantu bazaza mu wa mbere, ndetse tubasobanurire no ku ncamake y'ubuzima ushobora kuba wabaho mu gihe ugeze muri kaminuza. Rero tudatinze, nk'uko mubibona kuri acceptance letter zanyu, nimumara gukora registration, iyo umaze gukora registration uba ubaye umunyeshuri wa kaminuza. Rero icyo gihe cya registration nikimara kurangira, mu gihe uzaba ubaye umunyeshuri wa kaminuza nibwo uzajya gukora induction week. Induction week rero ni iki? Induction week ntabwo ari ukujya gufata amakaye n'amakaramu ngo murandika. Induction week ni ukubamenyereza ikigo, bababwira ngo wenda hano ni amakasi, hano ni resitora, hano ni kwa dean of students, hano ni amahosteli, iyi hosteli yitwa gutya, iyi ngiyi yitwa gutya, izi ni iz'abahungu, izi ni iz'abakobwa. Nibyo bintu biba biri gukorwa muri induction week. Noneho ku kijyanye no kuvuga ngo mbese ngo uyu mwaka ngo nta buruse izatangwa, buruse rwose musubize agatima impembero, buruse izatangwa, kubera ko nk'uko kare twigeze kubivugaho, nimba kaminuza ari iya leta ntabwo ari private university. Kaminuza ya leta igomba gutanga scholarship ku banyeshuri bitwaye neza mu kijyanye no gutsinda. Rero ubwo ngubwo idatanze scholarship ntabwo yaba ikiri kaminuza ya leta, yaba izamo kwigamo abantu bazirihirira, kandi nimba ari kaminuza ya leta iba igomba gutanga scholarship ku banyeshuri batsinze kuruta abandi. Ikindi kintu twavugaho ni ku kintu kijyanye n'amakampisi ya UR. Amakampisi ya UR hariho UR Huye, hakabaho UR Nyarugenge, Remera, Busogo, Rukara, Nyagatare. Aho hantu hose rero baba barakwadimitinzeho bitewe n'amasomo ariyo uzajya kwigayo. Ubwo rero nimba warasabye kwiga education, wenda warize HEG, ubwo ngubwo bakujyanye Nyagatare, cyangwa se aba economiste menya bigira i Rukara, biga economics and entrepreneurship, nimba bigihari babajyanye Rukara. Wenda ku kindi kintu nanone twagarukaho ni ku kintu kijyanye n'abantu batabaye admitted. Abantu batabaye admitted rwose hari amahirwe yandi ateganyijwe. Kuba utarabaye admitted ntabwo wenda bivuze gukora left ngo uve muri groupe, cyane ko iyo uvuye muri groupe ubwo uba ubuze amahirwe abiri: kuba utarabaye admitted ndetse no kuba uvuye muri groupe ntuzongere kubona za updates. Rwose hano mu Rwanda hari izindi kaminuza zitari na University of Rwanda zitanga ama scholarship, kandi mujye mubona yuko tubaha updates zabo hariya muri groupe. Rero nimba utagiye muri prive, utagiye kwirihira muri prive, guma muri groupe tujye tuguhereza updates wenda z'ama job opportunities cyangwa se n'andi ma scholarship yabonetse mu Rwanda cyangwa hanze. Ndakeka wenda byari ibyo ngibyo by'ingenzi. Abantu bakurikira automatic online updates, niba ari nawe ari bwa mbere uhageze, kora subscribe, ufungure inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona ibiganiro byose bitangwa hano. Ni ingirakamaro, bifite umumaro mu buzima bwacu bwa buri munsi, hari icyo byahindura ku buzima bwacu. Nkaba rero nagushimira Theoneste. Wenda mbere ko dusoza, gira nk'ubutumwa buto wagenera abakunzi bawe cyangwa se abakiriya bawe muri rusange.
abakiriya banjye cyangwa se n'abakunzi banjye munkurikira hano kuri Automatic Online Updates, ikintu cya mbere nababwira ni muri iyi application ya loans tugiye gukora, ndabasaba ko application nituyikora uzaba waramenye ihame ryo gufata ifoto ya pasiporo cyangwa se gutanga dokima zawe uzitanga muri PDF. Yego. Izo video hano twarazikoze zirahari. Nimba uri gukora PDF wenda uri kumereza diplome yawe Yego. cyangwa result slip. Nimba ari diplome ugomba kwandikaho wenda ngo Theoneste Senior 6 diplome. Nimba ari result slip ariko result slip ntaraharenga, result slip igomba kuba ari ya result slip iriho umukono w'umuyobozi wa NESA, iriho na ya scan code, kuko iriya result slip y'agafoto gusa itagaragaraho iriya signature n'iriya scan code, iriya ntabwo ari result slip. Yego. Mumbabarire ibyo bintu mubyumve neza. Nanone nimba ari result slip umpaye ugomba kuba yanditseho izina ryawe, wenda nimba ari Clementine ukandikaho Clementine result slip, Clementine diplome. Yego. Ndakeka ko ibyo bintu byumvikana. Icyo kintu cya PDF mukiteho cyane, na video zibereka buryo ki mwakora PDF hano kuri Automatic Online Updates zirahari. Ndakeka hari uraza kuzabakorera n'indi video yibashyirireho kugira ngo bamenye neza ukuntu babikora byimbitse. Theoneste, reka tugushimire. Yego, murakoze cyane. Mwakoze cyane kubana natwe. Njye nari CEO Easy kuri kamera, twari twakiriwe Theoneste, Mr Theoneste. Yes. Theoneste tugushimire rero. Ubwo abantu barashaka kujya muri groupe baraza kukwandikira kuri izi nimero turi bushyira hano kuri screen. Yego. Turabakunda cyane. Amafufu n'amafaranga bibafubike. Bye. Bye.